Muri iyi si turimo burya ntabwo ari byiza kwibagirwa aho wavuye cyangwa abantu bigeze kugufasha by'umwihariko iyo nyine waciye mu bihe bigoye. Iyi ni inkuru y'ukuri ku rukundo mu by'ukuri rwabayeho hagati y'umukobwa w'indahemuka wari umukobwa mwiza n'umusore byagaragaraga ko rwose nta kigenda cyangwa se ubuzima bwamwikaragiyeho nk'uko abenshi bakunze kubivuga. Gusa nyuma y'uko ibintu bimuhiriye akabona ubushobozi, imvugo yarahindutse, isura irahinduka, yaratangiye kubona agakote mu by'ukuri yumvamo undi muntu. Mu by'ukuri ndagira ngo turebere hamwe iyi nkuru yose igaruka ku buryo uyu mukobwa yitaye cyane kuri uyu mutipe wari umukene, ariko mu by'ukuri yamara gukira akamwihakana akamugira nk'atigeze amumenya. Mu by'ukuri ni ibintu bibaho, ariko mu by'ukuri turaza kumva ku iherezo uko uyu musore byamugendekeye ndetse tumenye n'uko uyu mukobwa byamugendekeye. Reka dutangire n'inkuru yacu. Mu by'ukuri Aline yari umukobwa ukiri muto, yari umukobwa wakuriye mu muryango woroheje, byumvikana ko wari umuryango wubaha abantu. Aline nawe rero yakundaga gufasha cyane, akaba yifitiye n'umutima woroshye. Ku ishuri rero umunsi umwe nibwo yaje gutemberana n'abandi bakobwa bari inshuti ze. Mu gutembera rero baje kugera muri jardin ahahurira n'umutipe bita Eric, wari umusore wicisha bugufi ariko ubona ko afite ibibazo byinshi. Uyu mutipe rero ntabwo yari yishoboye, dore ko yanambaraga imyenda ishaje, rimwe na rimwe akaza no ku ishuri atariye. Mu by'ukuri ntabwo Aline yigeze amwirengagiza, ahubwo yatangiye kumusangiza amafunguro, akamugurira amakayi, yewe rimwe na rimwe bitewe n'uburyo Aline ayibonagamo uyu mutipe yatangiye kujya amusabira amafaranga kuri se wamukundaga cyane. Mu by'ukuri Aline yakoze ibishoboka byose amwitaho, kandi akarusho ntabwo yabikoraga kuko amukunda nk'umusore, ahubwo yabikoraga kuko yumvaga abereyeho kugira icyo yamarira undi muntu uwo ari we wese. Mu by'ukuri uko iminsi yagendaga ihita urukundo rwaraje, ibintu bitangira guhindura isura, dore ko rwose Eric yatangiye kumva atabura Aline mu buzima bwiwe. Ni hahandi nyine umuntu agufata neza akakwitaho, akabisa ukaba uvuga uti uyu muntu aramutse avuye mu buzima bwanjye ntabwo nakomeza kubaho. Abenshi bakunze kubivuga ngo ndamutse nkubuze nanapfa, ariko ahangaha naho navuga yuko ariko byari bimeze, kuko Eric yari yaramaze gusubizwa, abona buri kimwe cyose akeneye bitewe na Aline. Mu by'ukuri isi yari yaramaze kumuhindukiraho kandi yari yaravuye mu buzima bukomeye. Mu by'ukuri Aline ntabwo yigeze amwima umutima we cyangwa se ngo amwime umwanya wo kumuvugisha, nubwo Aline yari umwana wo mu muryango wifashije, rwose Aline yakoraga ibishoboka byose akamenya ko na Eric ameze neza. Bidatinze rero ibyakomeje nibyo biteye amatsiko, ni nabyo bishimishije cyane. Ni ukuvuga ngo bageze mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye, nibwo urukundo rwabo navuga yuko rwakomeje neza ndetse rutangira no kubona umurongo, dore ko rwose bigaga ahantu hamwe, bakiga neza, bakarira hamwe, noneho batangiye no kujya bafashanya rero mu tundi tuntu twinshi bitandukanye no kwiga. Murabizi ko hari igihe umuntu by'umwihariko yari abanyeshuri baba bafatanya mu tuntu two kwiga, ariko ahangaha Aline na Eric batangiye guhuza, umwe amenya ubuzima bw'undi, batangira rero kujya bafashanya utuntu twinshi, bakaganira bakanahuza. Nyuma rero Aline yakomeje kugenda rwose yitangira Eric mu buryo bwose bushoboka, dore ko yari yarabaye nk'umubyeyi kuri we, yamuhaga buri kimwe, nubwo mu by'ukuri nawe yari afite ibibazo, ariko yageragezaga gukorera Eric buri kimwe cyose uko yabaga agishoboye. Nyuma y'uko rero barangije amashuri, Eric ubuzima bwaramugoye n'ubundi, dore ko yatinze kubona akazi. Mu by'ukuri byaramurambiye kubaho yarize ariko nta kazi afite. Gusa Aline n'ubundi yakomeje kumufasha, akamwitangira, akamuha amafaranga yo gucuruza amayinite, yewe anamufasha kwandika CV cyangwa se icyitwa umwirondoro, ndetse rimwe na rimwe akanamwishyurira inzu. Ibaza umukobwa wakwishyurira ghetto, muri iyi sinzi niba wamubona, ariko Eric we yaramubonye. Mu by'ukuri abaturanyi, inshuti ndetse n'abandi bantu bose bakomezaga gutangarira uburyo Eric akunda rwose na Aline, ariko bakibaza ikintu cyaba gituma Aline akomeza gukunda Eric, bitewe n'uburyo yamwitagaho cyane. Kandi Aline nyine yari umwana wo mu bakire, Eric ari umwana bigaragara yuko nyine atifashije. Gusa Aline we yakomezaga kuvuga yuko umuntu rwose bahuye bari hasi adashaka kuzaruhuka, mu by'ukuri abona ari hejuru yiwe, ahubwo yifuzaga kuzaruhuka. Mu by'ukuri bose abona yuko abari ku rwego rumwe. Umunsi umwe rero
ibintu byarakunze rikabona akazi mu buryo bwari butunguranye cyane, dore ko yari yabonye akazi akavuye ku mugabo bari bagendanye mu modoka bisanzwe bagenda baganira. Nyuma baza kuganira rero uwo mugabo amuha amahirwe yo gukora muri sosiyete icuruza telefone. Nuko nguko Eric yarabonye akazi, ubuzima tayari bwahise butangira guhinduka. Aline nawe biramushimisha, dore ko yarizeye ko noneho bari bagiye kubaka ejo hazaza heza ndetse haryoshye cyane, noneho harimo n'amafaranga. Gusa uko igihe cyakomezaga gutambuka, Eric yatangiye guhinduka buhoro buhoro, atangira kuvuga nabi Aline, akamwita umukene utazi kwambara neza, bitewe n'uburyo Eric yaratangiye kujya atembera akabona abandi bakobwa bambara utwenda twiza, utujipo tugufi, mu by'ukuri akabona nibyo bimukurura cyane kurusha imyenda Aline yambaraga. Ahangaha rero Eric yatangiye kujya amwirengagiza, mu by'ukuri atangira kumujya kure, yewe no kuri phone ugasanga kugira ngo azaboneke biragoranye. Mu by'ukuri Aline we yakomezaga gutungurwa umunsi ku wundi, bitewe n'uburyo Eric yagendaga arushaho kumwirengagiza ndetse akarushaho guhinduka, yewe agakomeza no kumwereka yuko atakimukeneye mu buzima bwiwe. Mu by'ukuri Eric yakomeje kwigira mu tubyiniro, agasohokana n'abandi bakobwa, ndetse yaje no gufungura urubuga rwa Instagram, atangira kujya atangaza amafoto y'abakobwa benshi batandukanye beza babaga basohokanye, ngaho ku mazi bagiye, ngaho mu mahoteli ameze neza naho bagiye. Mu by'ukuri byari ibintu bisekeje, ariko by'umwihariko ku rundi rwego byakomezaga kugenda bibabaza Aline, ariko mu by'ukuri Eric we agakomeza kubona ko nta kintu yitayeho cya Aline, agakomeza kubona ko abo bakobwa bandi bagendanaga ari bo bamufitiye umumaro. Aline rero yabonye ifoto yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram, aho yagaragazaga Eric ari mu birori byiza yambaye neza. Gusa icyamubabaje cyane, yamubonye ari gusomana n'undi mukobwa kandi utari we, mu by'ukuri mu gihe yizeraga ko nta wundi mukobwa yakunda. Mu kugira gutya rero Aline yananiwe kubyihanganira, afata telefone aramuhamagara. Amaze kumuhamagara Eric aramwitaba ndetse amusubiza mu ijwi ry'agasuzuguro agira ati, reka rwose kuba umusazi, ntabwo ukiri mu bitekerezo byo hasi, ati rwose ntabwo nkigukeneye mu b'ingenzi cyangwa se mu bandi bantu numva yuko bamba hafi cyane. Ati ubu ngubu namaze kugera ku rundi rwego, ati rwose ntabwo nkigufitiye umwanya uhagije. Mu by'ukuri Aline yatangiye gusohoka mu buzima bwa Eric buhoro buhoro, ahitamo kwicecekera bitewe n'uburyo yarakomeje kubabazwa n'ibyo Eric yamukoreraga. Mu by'ukuri umutima we wakomeje kubabara, ariko Aline yagerageje kwihangana, yirinda kumusebya, dore ko mu byumweru bike byanakurikiyeho Eric yagize gutya, noneho ibintu byose akabyerura, agahita acisha ubukwe bwe mu binyamakuru yashyingiranwe n'umukobwa w'umukire. Ibi byose nibwo byahise byemeza Aline ko rwose yamutaye burundu, ndetse ko badateze kuba bazasubirana na rimwe. Nyuma y'imyaka 2 yonyine ubuzima bwatangiye guhinduka. Eric yagize ibyago byo kwirukanwa ku kazi, bitewe n'uko yaramaze gufatirwa mu byaha byo kunyereza umutungo. Umuryango w'umukobwa wagize gutyo buramwirukanye, umugore we mu by'ukuri ahita amuta, arangije asubira hasi cyane, aho yasubiye mu buzima bubi, ubuzima bubabaje, bujya gusa neza cyane nk'ubwo yari yarahereyeho atari yahura na Aline. Mu by'ukuri yagerageje gushaka inshuti, ariko inshuti zose nawe ziramwirengagiza, agerageza kwiyambaza abo yitaga yuko bamukunda, ariko nabo rwose ntihagira n'umwe umwumva. Aline yahise ahitamo kwiga, by'umwihariko yigira ibijyanye n'ubucuruzi. Yaje no kugira amahirwe mu by'ukuri, dore ko yahise ajya gukora hanze, akagaruka afite ubushobozi buhambaye, ndetse rwose yari amaze no kumenya ibintu byinshi, amaze no kumenya kwitaho, byari bijyanye n'imyambarire myiza y'umukobwa. Umunsi umwe rero nibwo Eric yagize gutya, yigira inama ko yigeze kumenyana na Aline, kandi yibuka yuko bari inshuti zikomeye cyane. Arabwira ati rero wajya ku biro byiwe nkamusangayo, nshobora kumwinginga akaba yampa akazi, ubwo ngubwo naca bugufi nkamusaba imbabazi. Mu by'ukuri Eric yafashe umunsi aragenda, ahingukira ku biro bya Aline kugira ngo amusabe imbabazi. Aline mu by'ukuri akimukubita amaso, ibintu byaramurenze, asa n'uguye igihumure. Gusa yaje kugerageza
abasha kuza kugira ngo avugishe Eric ndetse yumve n'ikimugenza. Mu by'ukuri Eric yahageze atabasha kuvuga neza bitewe n'uko yibukaga ibyo yagiye akorera Aline, uburyo yagiye amwirengagiza n'uburyo yamubwiraga amagambo adafashije. Ahangaha rero mu kugera imbere ya Aline ariko adafite amagambo meza yo kuvuga, yagize gutya atangira kuvuga uti mwiriwe, mwaramutse neza. Mu by'ukuri yatangiye kugenda avanga amagambo wumva yuko nta jambo na rimwe afite ari kuvuga izima. Aline rero yaramwitegereje abona ni Eric. Mu by'ukuri nawe byaramucanze, yibaza ati se noneho uyu muntu aje kundebera iki ko yanyanze ibintu byose akabiterera hejuru. Mu by'ukuri Aline ntabwo yakomeje kwita ku magambo adafututse Eric yakomezaga kuvuga, ahubwo yamubwiye ijambo rimwe gusa, aramubwira ati nta muntu ukwiriye gusubira inyuma ngo narangiza asubize aho yakuwemo. Ati nkwifurije amahoro ariko ntabwo ndi mu buzima bwawe bushya. Ati wanyanze mu buzima twembi twari kumwe, umaze guhindurirwa ubuzima uranyirengagiza rwose, unyereka yuko nta kindi kintu nkivuze. Ati ubu rero nanjye namaze guhindura paje, ndeka nanjye ngira ubuzima bwanjye mbamo. Ati ibyo wankoreye birahagije. Mu by'ukuri Eric yarababaye, Eric yaratakambye, ariko mu by'ukuri imbabazi arazibura, akomeza kurira ariko byakomeje kuba iby'ubusa. Ubwo ngubwo rero nibwo yatangiye kumenya ko burya urukundo rw'ukuri rubaho, ariko atangira no kwibuka ko burya no kubana n'umuntu ugomba kugira uburyo cyo bitwaramo utitaye ku kazi cyangwa se izindi nyungu zitandukanye ushobora kuba wabonye ku ruhande. Ngaho rero ni inkuru yacu ngiyo uko irangiye. Mu by'ukuri harimo isomo rikomeye, aho rwose iyi nkuru ishobora kutwigisha ibintu byinshi, aho burya atari byiza ko wakwibagirwa abantu bakugiriye neza mu gihe wari ukiri hasi, kandi burya nta n'impamvu yo kugira ngo usuzugure umuntu wakwizeye ndetse akaguha urukundo rwiwe, kuko burya nta n'ikiza mu kwirata ubukire cyangwa intsinzi utazirikana yuko ejo ibyo wibwiraga ko byose ufite byashira. Mu by'ukuri Aline ntabwo yigeze yishora mu bimwangiza, kandi nyuma yarakize, arakunda ndetse yigaragaza mu bwubahane. Ni mu gihe Eric we yigishijwe n'ubuzima bitewe n'umwanzuro yafashe wo kwirengagiza Aline wari waramugiriye neza. Ndizera ko iyi nkuru yagufashije, irimo amasomo menshi. Mu by'ukuri wakomeza ukareba n'izindi nkuru zacu hano kuri Benepress binyuze mu gukanda subscribe. Mu by'ukuri nakurarikira rero no kuzakurikira izindi zitaha, ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatanu ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Buri nkuru nshya yacu ibigiyeho, kandi nkwibutsa ko buri nkuru ni isomo hano kuri Benepress. Nyagasani Yezu rero akundindire, tuzongere duhure mu yindi nkuru yacu itaha.